Nyiricyubahiro Antoni Karidinali Kambanda, umushumba wa Arikidiyoseze ya Kigali, banyacyubahiro bepiskopi muri hano ndetse n'abavikere genero muri hano, basaseredoti bihaye Imana, babyeyi, inshuti, bavandimwe, Kristo Yezu akuzwe. Nejejwe cyane nuko muri iyi ngoro nziza Padiri Rwasakrizanti yaturiyemo igitambo gitagatifu cy'Ukarisitiya, yigishirijemo, yatangiyemo amasakaramentu kandi yamazemo igice kinini cy'ubuzima bwe, ariho duteraniye tugaragiye ikiri bake, dusenga kandi dushimira Imana kubw'iyi mpano y'akataraboneka yaduhaye. Iyo biza kubera ahandi byari kumbabaza cyane, ariko ndashimira Imana ko byakunze bikabera ahangaha. Nibyo imitima yacu ituyemo n'agahinda ko kubura umuvandimwe, inshuti ndetse n'umubyeyi kuri bamwe, ariko kandi tumurikiwe n'ukwemera kutajegajega, tuzi neza ko ubuzima bwacu butarangirira ku gituro, ahubwo bukomereza mu nzu ya Data, hamwe yatubwiye ko hari ibyicaro byinshi. Bityo rero, ngendeye kuri ayo magambo yo mu Ivanjiri ya Yohani, nahamya ko dushyinguye umubiri wagenewe gupfa umuvandimwe wacu Rwasa, ariko nanone tukaba tunashyingiye ijuru roho nziza ya Krizanti yaremewe kubaho ubuziraherezo. Nubwo dushyingura ariko turanashyingiye, nicyo nashakaga kuvuga. Mu izina ry'umuryango w'Abapalotini mpagarariye, ndabashimiye cyane mwese kuba mwaje kudufasha iki gikorwa cyiza kandi cya gipfura. Yuda Makabe niko igikorwa nk'iki akita. Ndabashimiye cyane by'umwihariko Nyiricyubahiro Antoni Karidinali Kambanda, waje kudufasha guherekeza umuvandimwe wacu, ariko akaba ari n'umwana wanyu, kuko yari umupadiri ukorera ubutumwa kandi wakoreye ubutumwa muri diyoseze mwaragijwe, yahakoreye igihe kirekire. Sino kumuherekeza gusa bitumye mbashimira mubyeyi, kuko nzi ko mu kanyamuneza Krizante atahanye nuko uyu mushumba wacu yigeze no gufata urugendo, wenda hari ibindi byari bimujyanye, ariko no muri gahunda ye ashyiramo gusura Krizante aho yararwariye mu rugo rwacu rw'i Nairobi. Yarampamagaye arambwira ngo province yangu urabizi ngo Karidinali yansuye. Kwa kundi umwana aba yishimiye ko umubyeyi yamusuye. Mubyeyi warakoze, buriya mwatumye Krizante agira akanyamuneza, yumva ko Kiliziya yakoreye kandi akorera imuzi kandi mwitayeho. Cyabaye igikorwa cyiza cyane. Ibyo bikorwa byanyu, ibyo byose mwagiye mutugaragariza, ni icyemezo ko Kiliziya idatererana abayo, kandi ko abiyemeje kuyikorera bakorera Yezu muri yo, badatereranwa, ahubwo babeshwaho n'urukundo rw'abana b'iyo Kiliziya navugaga nyine. Reka mbashimire bashumba bacu
mwababonye hafi konferanse yose iri hano. N'abatabashije kuza banyohereje ubutumwa bambwira ko bagize ikibazo cyo kuba batabasha guhindura gahunda iriho, ariko bohereje intumwa, hari n'uwohereje 5. Bashumba bacu ndabashimiye cyane. Reka no kuvuga bashumba mu bwinshi ngo mugire ngo amazina yabo sinyazi. Nimunyemerere mbahagurutse banabasuhuze, mumenye ko burya tunezezwa no kuba muri kiliziya bayoboye kuko batwitaho rwose. Reka mpere ku murongo, mpere kuri Musenyeri Yohani Maria Vianney Twagirayezu, umushumba wa Diocese ya Kibungo, n'abansuhuriza inshuti z'Imana, namwe ako kanyamuneza mukumve. Iruhande rwe hari Musenyeri Papias Musengamana, we wagize n'amahirwe yo gukorana na Padiri Rwasa akiri umupadiri wa Diocese ya Kabgayi. Barakoranye cyane ubwo Padiri Crisante yari padiri mukuru wa Ruhango, barakoranye bihagije. Nawe nahaguruke abasuhuza. Iruhande rwe hari Musenyeri Celestine Hakizimana. Buriya kuba yaje gushyingura Rwasa kuri twebwe bivuze byinshi cyane. Ingoro ya Bikira Mariya iri mu byo ashinzwe by'ingenzi muri Diocese yaragijwe. Umuparote wa mbere wayibereye umuyobozi ni Padiri Rwasa. Kuba Musenyeri Celestine ari hano biradushimishije cyane. Nahoze mu buhamya natanze kuko muri iyo kipe ya mbere y'abaparote babaye ku ngoro twarahabanye, uburyo yajyaga afata ikamyoneti abonye abaperere baje ku ngoro agashyiramo ibijerikani byuzuye akajya kuvoma mu misozi ya Giseke kubera ko Ikibeho nta mazi yari yahagera. Akaza avuga ngo abaperere ntibagomba kubura amazi yo kunywa, ngomba kujya kuvoma. Urwo rwari urukundo yakundaga abantu Imana yamuragije. Yakoze Musenyeri Celestine kubana natwe, kuri twe bisobanuye byinshi. Hanyuma ubuse umubyeyi mukuru, reka ndaza kumwikuza, nako ndaza kumuherukiraho, ntaza gushyoma. Hari Musenyeri Yohani Bosco Ntagungira, we rwose nawe avuye hano ejo bundi, yari umuyobozi wa zone pastorale yacu, bivuze ngo yabaye umuyobozi wa Crisante akiri padiri mukuru wa Remera. Crisante yakoreraga muri zone yarayoboye. Nahaguruka basuhuze Yohani Bosco Ntagungira. Umukurikiye ni Musenyeri Edouard Sinayobye, muzi cyane, nawe afitanye umubano wihariye na Padiri Rwasa. Iyo tuza kubona akanya tukamuha ubuhamya, nawe yari kutubwira ndetse kuva mu busore bwabo bari baziranye. Ariko ubwo tutabonye uwo mwanya, nadusuhuze gusaba biraba biduhagije. Musenyeri Edouard, mwahaguruka mukadusuhuza. Nubwo namuvuze mbere y'abandi, akaba agiye kudusuhuza wenda nyuma yabo, nabyo bifite icyo bisobanuye, kuko Karidinali wacu ni nawe muyobozi w'inama nkuru y'abepiskopi mu Rwanda. Ubwo nahaguruke adusuhuze, turabimusabye. Nabavugaga mu bwinshi rero abo bashumba bacu, mbashimira kubera ko babashije kugera hano, bakaba banahagarariye abatabashije kuhagera, ariko bambwiye ko bari kumwe natwe mu isengesho. Babyeyi, kuba hano kwanyu
ni icyemezo gikomeye ko Kiliziya ari umuryango mwiza ufite abashumba bita ku ntama baragijwe haba mu byishimo cyangwa mu makuba. Reka nshimire ku buryo bw'umwihariko umuryango wa Gatanazi Christiani uyobowe na Theogene umaze kutubwira ijambo ryiza hano. Umuryango mwiza mwatubereye imfura nyazo. Bajya bavuga mu Kinyarwanda ngo aho imfura zisezeraniye niho zihurira, ngo ihatanze indi ikahanambira, ngo yanahanyagirirwa ntiyinube. Abavutse mu kinyejana turimo rero bo banongeraho ngo ihatanze indi irayitelefona. Aho niho twageze muri iki kinyejana. Muryango wa Gatanazi rero ubupfura mwarabugaragaje. Aho twasezeraniye hose twarahahuriye, uretse ko ahenshi mwahadutanze. Ku kibuga cy'indege mwarahadutanze, no kuri moruge nagize ngo ndahabatanga nje nsanga mwananze. Muri imfura nziza ariko mwarahadutanze mukahanambira. Sinzibagirwa ririya joro twanambiye ku kibuga cy'indege dutegereje umubiri w'umuvandimwe wacu, nk'uko za mfura umunyarwanda yazivuze, imvura ikatunyagira tukanamba. Ufite agakota agatwikira undi, ufite umutaka agatwikira undi, kuko baduhamagaraga buri kanya. Kugama ntibyashobokaga. Oui, je crois, l'amour implique le sacrifice. Urukundo nyarukundo rusaba ubwitange uko bumeze kose. Mwaritanze, twaritanze, ariko kwari ukugira ngo umuvandimwe wacu atugereho amahoro, tugire n'ibyishimo byo kuba tumuherekeje mu cyubahiro. Muryango wa Gatanazi rero murabo gushimirwa cyane. Ubuhamya bwanyu bwaratwubatse. Nabinginze rero ntimuzaheranwe n'agahinda, dore ko urupfu rwa Kirizante runabasanze mukiri mu kiriyo cy'umubyeyi wanyu ari we wacu Gatanazi Christiani. Ariko mureke mbahumurize. Muhanga yabivuze neza agira ati, il y a quelque chose plus fort que la mort, c'est la présence des absents dans la mémoire des vivants. Ngo hari ikintu kirusha imbaraga urupfu. Niki? N'urwibutso rw'abo tutakibona mu bwibukiro bw'abakiriho. Bityo rero Rwasazagumye ature mu bwibukiro bwacu binyuze mu bikorwa byiza twumviye ahangaha. Yaharaniye cyane umunsi ku wundi urukundo rwa Kiliziya, mujye murumwibukiraho. Ubutabera, amahoro n'urukundo mujye mubizirikana. Nibwo buryo bwiza bwo kuzatuza Kirizante mu mitima yacu ubuziraherezo. Kandi ibi bintu bitatu mvuze, amahoro, ubutabera n'urukundo rw'abaciye bugufi, mbiciyeho umurongo kuko biri no mu murage yasize mu nyandiko ye yanditse neza y'ubukristo bwuzuye. Ati, nasomye Bibiliya, ariko ibintu bitatu by'ingenzi nibyo byatumye nitanga ngo nitangira b'Imana yaremye. Nuko muri Bibiliya nasanze bavuga amahoro, nasanze bavuga ubutabera, nasanze bavuga urukundo. Ati, ninapfa nzapfira ibyo bintu. Kandi mu buhamya twabonye ibyo byose byarabaye. Kugira ngo tumutuzi iwacu mu mitima, ibyo natwe bigomba kuturanga, kuko ibyo byo ntibipfa nubwo umubiri wa nyirabyo wapfa. Reka noneho nibwirire umuryango mugari w'Abapalotini. Ndababona muteraniye ahangaha. Mwe ndumva mvuze icyo nababwira. Iyo ntekereje ukuntu muri ibi byumweru bitanu bishize twagiye duhura n'ingorane zikomeye. Ku batabizi, muri ibi byumweru bitanu bishize twagize abavandimwe babuze ababyeyi babo.
ndetse twajyaga gushyingura bamwe abandi tubasize muri morgue. Igiteye agahinda mu gihe wenda dusoza misa yo gushyingura uwari ugezweho, twafungura telefone tukumva ngo n'undi aragiye. Byaratugoye cyane, biranatuvuna kuko byaberaga mu mpande z'isi zitandukanye. Ariko ndabashimira muryango mugari w'Abapalotini, mwabyitwayemo neza. Nta muvandimwe wacu, nta n'umubyeyi w'umuvandimwe wacu wavuye muri iyi si yicuza impamvu yaduhaye umwana we, kandi icyo ni ikintu cyiza cyane. Twabarariye ijoro biratinda, twarabataramiye biratinda, twabafashishije ko twari dufite, twagiyeyo ku bwinshi, twikoreye ibituro by'ababyeyi bacu, maze twumva ko duherekeje abatubyaye mu cyubahiro kibakwiye. Iryo shema muzarihorane, muramenye ntituzatenguhe abadutumye, kuko ibyo nabyo biri mu murage wacu wo kubyutsa urukundo mu bantu no kwenyegiza igicaniro cy'ukwemera mu bantu. Ibyo muramenye ntituzabiteshukweho. Impamvu mfasha aka kanya ngo mbashimire nuko nubwo twari mu byago nabibonyemo ikintu cyiza cyane. Umufaransa yaravuze ngo a quelque chose malheur bon, ariko yasanze umunyarwanda yarabivuze ukundi kuntu, kandi nawe abivuga neza cyane. Ati ibyago ntugahore kandi ntukabure. Harya se ko tuvuga mu Kinyarwanda? Twagize ibyago bikurikiranye, ariko twabyigiyemo amasomo menshi. Uretse ko giyewe nabonyemo n'igipimo gikomeye. Nibwo nabonye ko amashereka twonse de la communion et de la fraternité burya yaraducengeye biratinda. Ntabwo nari mbizi, ariko byambereye igipimo. Nabonye ko ubuvandimwe twigishijwe no kwiyibagirwa tukitangira abandi byaducengeye mu musokoro. Ndasaba ngo ibyo bizakomeze, kuko mu by'ukuri bigize ibidutera ishema. Intambwe dushigaje wenda ziracyari nyinshi, ariko muri ibi byago twagize muri iyi minsi byatumye mvuga ngo iki gipimo turakibonye, dusigaje akantu kamwe, dusigaje ikintu kimwe twongera tugakora ngo duharanire gutera imbere. Ni cya kindi Paroti yatubwiye cyo gusumba uko dusanzwe. Sempre più murabizi, il sempre più ya Gipalotini ntimuzayibagirwe ngo duhere aho ngaha, ahubwo tuzasumba uko dusanzwe kugeza igihe natwe bazaduherekereza. Sinasoza iri jambo nashimiye umwepiskopi wa diyoseze ya Mo. Uwo mubyeyi yitwa Musenyeri Jean-Yves Namiasi. Umva, nuko ari umufaransa, iyo aba umunyarwanda nawe mvuze ko ari imfura. None se umufaransa nawe twavuga ko ari imfura? No, il est noble, kuko imfura ubanza bitakunda. Ariko ndababwiza ukuri, mu gihe Rwasa nabonaga agenda ayonga aducika, naranyarutse ndamwongorera, nariko ntiwanyakirira umuvandimwe agakorera ahangaha. Namwerura ndamubwira akirutse kanseri, ariko burya nta wamenya muri iyi si. Amwakirana ibyishimo, arambwira tuzamunzanira, ndamumushyira. Nari naravuze ko ntazabivuga, ariko ngiye kubivuga. Yohereje vicaire, l'évêque auxiliaire Monseigneur Guillaume. Yaraje ansanga kuri terrain, anyambura igikapu nari mfite, agitwara ku bitugu turagenda. Nibwo nari mbonye umusenyera ntwaza igikapu. Je numvaga binteye isoni cyane, nkagenda namubwira ngo Monseigneur, ngo non, je peux vous aider. Arambwira ngo non, c'est moi qui vous conduis. Ngo nijye aho mbajyanye,
ninjye unzi aho nkujyanye, reka ngutwaze nanjye ubwanjye. Nuko yakira umuvandimwe. Mu gihe gito nsubirayo kumusura, ubwo yari yaramaze kongera gusubira inyuma. Nari nzi ko rero ngiye gusanga Musenyeri Nemiyasi ari bumbwira ati, Pere Eugene ibyawe narabimenye, wanzaniye umusaraba uremereye urankorera, urangije urigendera. Nari nzi ko ari byo ari bumbwire. Ariko uyu mubyeyi ni imfura cyane. Muzi ikintu yambwiye? Yarambwiye ngo Pere Eugene, ngo warakoze kunzanira Rwasa, ngo ubu ngubu muri diyoseze yanjye abantu bazi ko umuntu ashobora kubabara kandi agakorera Imana. Abantu bamenye ko umuntu ashobora kubabara kandi ntiyihebe agahorana morale. Ngo wanzaniye umuntu unyigishiriza abantu atavuze, ngo iyo bavuye vere bose baza batangara, ngo twabonye umuntu ubabara cyane ariko ufite morale. Ngo warakoze kunzanira Rwasa. Kandi jyewe nari nagiye niteguye iki? Kwagiye kumbwira ati Abanyarwanda ndabazi, wanzaniye umusaraba urankorera. Ntabwo ariko yambwiye. Uyu mubyeyi ni imfura cyane. Aimable ibi muzabimubwire mu Gifaransa, ubanza jye ntabona icyo mbimubwiramo kuko byarandenze. Aka kantu uzagatraduize muri kumwe. Ubwo sinashimira we gusa na son évêque auxiliaire Monseigneur Guillaume, nawe ni imfura cyane. Uzi ko yaje no kudusura ngo arebe abapadiri abana n'abaho baturuka. Yaraje atumarana hafi ndumva ibyumweru 2, nuko arangije asubira iwabo. Babyeyi, inshuti, bavandimwe, ab'Igikondo mwe nabihoreye kuko nagize umwanya wo kubabwira. Reka ubundi mpinira ahangaha mbashimire mwese inshuti z'Imana. Buriya Rwasa uratabarutse, ariko utashye uri intore. Nturi intore gusa, uri n'ishuri, kuko ni ishuri twigiramo kuba abapadiri. Bavunika ntibatake, barwara ntibirize, baha ubutumwa bakabukora kugeza ku gitonyanga cya nyuma cy'amaraso yabo. Warakoze. Ndishimye ko iya ritari wasomeyeho misa ariyo tugusezeyeho uri imbere yayo. Umunsi umwe muri Covid, ubwo ndashoje, yasomaga misa hano wenyine. Ababishinzwe baraza bamusanga arimo gusoma misa, bati Padiri ko misa muri Covid zibujijwe, wowe bite? Ati jyewe ndi Padiri kandi devoir yanjye no gusoma misa. Ati ubu ndimo gusomera n'abadahari. Barangije barigendera, nyuma ahubwo abakristo bakajya bahamusanga. Warakoze Nyagasani azakwiture ubu n'iteka ryose. Amen. Umwanya tugiye gutega amatwi ijambo ry'umwepiskopi wacu. Umuparote umwe yarateruye ngo hapfa uwapfuye ubusa, naho uwapfanye na Kristo ashyinguranwa ikuzo. Abaparote ndumva bazi uwo ndi kuvuga. Nagira ngo rero muri uyu mwanya sabe umubyeyi wacu, umushumba wacu Anoni Karidinali Kambanda azadufashe, nasoza araduha umugisha, noneho dukomeze na absut. Nyuma ya absut ndaza gutanga gahunda tugiye gukurikizaho tujya kuri cimetière. Murakoze mubyeyi. ba nyiricyubahiro b'episkopi, ba sacerdoti, cyane cyane abapadiri b'abaparotine, umuryango wa Padiri Kirisante, bakristu bavandimwe, kugira ngo mu izina rya Kidiyosezi ya Kigali no mu izina rya Kiliziya mu Rwanda,
Padiri Kirisante yakoze ubutumwa mu madiyoseze anyuranye, Kigali, Kabgayi, Gikongoro. Tufate mu mugongo umuryango wa Padiri Kirisante wamuduhaye